umugabara ndayifite jewe ndayifite umugabara saze we ndayifite wasanga ari umusaza ashaka gutera n'amaguru genda yifite ngaho iparitse umugore ubundi ushaka iki ushaka iki shyiraho mikoro mwana bo ndaje nsanga ari kwigaragura ariko buriya ndabona igikenewe ari uko umuntu yahamagara amezi 3 yonyine umva kuno arimo kuvuga ushobora kuba ari amashitani Gwinitore ntabwo mpazi ntabwo mpazi ntabwo mpazi ngwino harebe ntabwo mpazi ngwino harebe ngwino harebe ntabwo mpazi ngwino harebe baze bahurure uri kotswa niki ndahiye uri kotswa niki ibi bintu bijya kuba shaba madivenze turi hano tugiye kubona yari yitwaye mu modoka tugiye kubona tubonaga aragarutse inyuma araparika ingofero yarayambaye yayishyize mu modoka arangije tubona aryamye gutya avuga ati waje ukayitora telefone oya nta telefone hari afite nta telefone afite uyu muntu we wari umusaza we wari uhari ukuntu igihe nari ndimo mbere yasohotsemo ayirukanka we asohotsemo asa n'umuntu wirukanka n'ubundi ariko ageze hano ahita akuramo ikigofero ayijugunya hariya mu modoka ayijugunya hariya mu modoka tujye tubona yikubise hano byagenze gute se uyu muntu n'umutware wawe ni ibiki n'umutware wawe uyu muntu yarankoreraga noneho nyuma nza kuza urangije nkura mu mujyi nza kuza kumuhamagara ngaze amfate mu gutaha arangije uyu mutipe yaje guhita nkuranaho telefone anshira nakubwiye ngo urumva maze amezi 3 narakubuzi ubu ndagufashe ntago uzabinyishyura kuko ndagufasha umujura wawe mwizere nkuvane Nyaruguru ngo akazi nurangiza unyibira imodoka we nta nisoni namuvanye Nyaruguru ndamufasha ari umukene araza muhakazi naranyibira imodoka nta soni turamuvugisha kugira ngo abashe ni ikintu barimo kumuteza wasanga yanayibye byashoboka wasanga yanayibye nzamenye iby'iki gihe arayifite nyine urugo habaye icyo hanyuma byanyobera shyiraho mikoro mwana shyiraho mikoro mwana Yes, welcome once again, ladies and gentlemen. Gwinitore ntabwo mpazi ntabwo mpazi ntabwo mpazi ngwino harebe ntabwo mpazi ngwino harebe Yes, ngira ngo nahangaha twari twakubwiye aho ngaho baba iki musaza hano bigenze ute wa uno mugabo
avuye muri ino modoka arangije amera kuriya bigaragara ko afite ikibazo mu mubiri ariko ntabwo wapfa kukimenya. No se naye byabaye bireba. Bo ndaje nsanga ari kwigaragura ariko buriya ndabona igikenewe ari uko umuntu yahamagara umva kunema kuvuga cyo ko ari amashitani genda urebe none genda wumva. Yes, mukecuru hari ibintu abibiziho. oya tumubonye ahita aryamye hano. Nawe ni guki bibona? ngengeze hano none aha nibwo mpageze. We nabyose. None se byatangiye gute? Njye mvuye hano kuri Antoine niho narindi reba mfite metero nandi kudoda. Yes, ngira ngo ni ibintu bibaye mu kanya gusa nago mbizi. Mpazi ngwino harebe. Ntabwo mpazi ngwino harebe. Urimo kuvuga wowe gutanga icyo gitekerezo? Ndumva umuntu yahamagara abayobozi ko njye nari ndimo hariya nari nguzaga agacupa ndi kunywa noneho nsohoka ndi kuri phone ndi kuvana n'umuntu ewana uyu mutipe kabisa azanye imodoka guteta zaparika hano buhoro buhoro noneho njyewe kwa ko nari mpagaze hano neza nangira ndi kuvugira kuri phone mbona tipe atangiye kwishima mu mutwe akuramo ingofero ayikubita mu modoka ntanegera kurana ndi kumwe n'undi mugabo mutamugane egera ku ruhande ahita yigaragura hano hasi asota imigeri imodoka avuga ngo ngwino uyitore ngo ndayifu. Amagambo menshi ari kuvuga bimeze gute? Ari kuvuga ngo nzakwishyura ibintu nk'ibyo. Tubizi urebye no mugabo ashe kuba bamuro. Ndiko bavuga ibintu byo nari maze amezi angahe nahembwa jewe. None byagenze ute? bitewe n'ukuntu ari kuvugana n'ibintu bimurimo ari kuvuga ko ari ayivuyemo ahita yikubita no ingofero nyine ajugunya hariya ahita yikubita hasi ingofero ahita yijugunyamo hariya ahita yikubita hano none ubwo ngubwo asaravuga ngo namubabarire ngo nazayitore nguyu ngiyi hano nazayitore. No ino modokari yari yayivuyemo ndi kubona modokari niwe wari uyitwaye ayivuyemo tureba. Ubwo afite ikihe kibazo ko tumenya kuvuga cyane? Ikigaragara cyo ashobora kuba ari nk'umuntu yahemukiye cyangwa akaba ariyo yibye kuko we ikigaragara cyo nuko avuga ngo gwino uyitore ngo mbabarira asaba imbabazi. Byatanye nawe biburebure bireba? Oya ntago nabirebaga mageze none. Kuvuga ngo tugiye tubona araparitse avamo amajije kuvamo tubona arimo kugaragurika hasi ariko arimo kuvuga ngo ngwino uyitore. None se yari yitwaye? Yari yitwaye niwe wari aje yitwaye none hageze hano imodoka yari igeze imbere gatagaruka buhoro inyuma twari turi mu modoka hari muri Aquastel atangira kuvuga ngo ngwino uyitore ajya amahanga ariko ari abana bameza angahe arindwe utanyishyura ashobora kuba afite ikibazo ariko wenda bataramwishyuye ndi ko bavuga ibintu byo kutamwishyura. Afite uwo bahanganye nawe yamutwariraga abana ku ishuri ngo amezi arindwi atamwishyuye. Wewe wabirebye bitangira? Yamanuye imodoka arayisunika arayizana. Wanyitura mama dive buretse mama dive nzabikwishyura cyangwa bamuro umva njye nari ndara ndi kunywa agacupa sohoka none ndi kuri telefone uno mutipe araje parika ino modoka hano none abanza kwishima mu mutwe byataje arishima none ngira ngo wenda ni kwa kuntu umuntu nyine abaparitse nawe n'urya aparitse imodoka nkabona nibisanzwe ahita asohoka nari magana n'umugabo hariya ahita asohoka ahita akingura umuryango ahita akubita umugeri ahita aryama hano asatangira kuvuga ngo ndayifite yisararangura nayaciriye n'urufuzi mpita rero mvuganire kamamagare byibura abantu baze bahurure uri kotswa n'iki ndahiye ibi bintu bijya kuba twari turi hano tugiye kubona yari yitwaye mu modoka tugiye kubona tubonaga aragarutse inyuma araparika ingofero yarayambaye yayishyize mu modoka arangije tubona aryamye gutya avuga ati waje ukayitora telefone. Oya nta telefone ahari afite. Nta telefone afite uyu muntu. telefone ishiye kuba uretse gatoya ntabwo turagera
nzakwishyura mama dive nzakwishyura amezi 7 utanyishyura nanjye amezi 3 muhe n'ibibazo niba unyituye ari kuvuga ngo handitsemo ngo nzabikwishyura mama dive nzabikwishyura umusaza we wari uhari ukuntu igihe nari mpari nari ndimo mbere yasohotsemo ayirukanka we asohotsemo asa n'umuntu wirukanka n'ubundi ariko ageze hano ahita akuramo ikigofero ayijugunya hariya mu modoka ayijugunya hariya mu modoka tujye kubona tubona yikubise hano Halo? Uri hano hirya kwa Eric. hano umuntu uvura hari umuntu uvura ya Kinyarwanda Arahari. mwese muramuzi Turamuzi. Ajya ahita no kuri televiziyo. turamuzi no kuri televiziyo ajya acaho yego oya ubwo n'umuganga gakondo Ntibamujyane ashobora kumuvura bigakira bikabagenda hano yamuvura. ni Bweramvura aho tagisi ziturutse kwasiteri ziturutse Nyabugogo zihagarara bimeze bite mama Dive umuzi gute mama Dive uri gutitira oya ndagira ngo shiraho parerere halo bimeze bite wijya kure umuntu urumva afite ikibazo mfasha neza gato halo amwibye imodoka mwaza ngo ibweramvura hari umuntu urimo kuvanga ashaka mama Dive afite imodoka mbona iparitse hano y'imodoka ya vatiri yaramukoreye arayimwiba ni purake ndabona yanagonze byagenze gute se uyu muntu ni umutware wawe ni ibiki ni umutware wawe Okay, turumva uri hafi yaho niba uri hafi yaho ngaho banguka tumenye ikibazo gihari sawa mama Dive urumva ko ariko gihe nyimara kubona numvaga avuga ngo jewe gwino ufata imodokari yawe gwino ufate ngiyi hano nahise mbwira abo twari turi kumwe ntashobora kuba igaragara ko uyu nguyu yaba yibye ni umuntu umushikishije kuko ntago ari umuntu waba atari 7 harimo kubisobanura utarishyuwe ninde n'uyu nguyu arimo kubivuga arimo kubyivugira nawe ubwe bigaragara ko wenda yatwariraga imodoka yaramwambuye imodoka yiwe akayitwara noneho wenda uwo muntu akaba ariwe wamurogesheje yashatse kwiyishyura urumva arabisubiramo nawe arimo kubyivugira nk'uko murimo kwibona ahangaha nk'uko murimo kwibona uyu mugabo bamwe mu baturage tuhasanze batubwiye ko yari arimo gutaka avuga ngo mama Dive ntabwo twe twamenya ati ni iyihe mpamvu itumye uyu mugabo aryamye ahangaha ku murongo wa telefone tumaze kuvugisha uwo mubyeyi imodoka ni telefone ubwo twe tumaze kuyikura mu modoka reka turebe niba ari buze kuhagera tubashe kumenya se amakimbirane baba baragiranye ni ayahe ni iyihe mpamvu iteye kuba uyu mushoferi yaba ari ahangaha aryamye turekere kumwe n'abanyamakuru bagenzi bacu nabo bagira icyo bababwira yes nkuko byumvikana wenda urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane urabona abaturage bateranye hano urumva bafite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye bari kwibaza se ni ibiki byabaye hano ni ibiki byabaye urumva ko byanze bikunze ubahisha abaturage bashobora kukubwira wenda ukuntu bimeze muri rusange ariko bakavuga ati uno muntu ashobora kuba bamurogesheje cyangwa bamuterereje indi myuka ya sekibi wenda ugasanga ari ibintu byabaye wenda bitunguranye urani imodoka yayiparitse ntago bamenya ibyabaye ariko abaturage bari kuvuga ati
wasanga ari ibintu wenda bamuterereje wenda imodoka yari yarayibye kuko ari kuvuga ati ntabwo bamwishyuraga, wasanga wenda yaniyishyuye wenda muri ubwo buryo agatwara imodokari akaba ahise ayiparika ngaha muri kaburimbo. Ngira ngo wenda njye nuko nk'uko mbyumva, ariko wenda reka dutegereze uwo mama harya ngo ninde Mama Divine, reka tumutegereze wenda aratubwira ukuntu byagenze kuko niwe yakoreraga. Yes, ngira ngo ni ngewe Mama Divine arinje. Ni ngewe waruje, ni ngewe witwa Mama Divine. Uyu muntu ndamuzi, ni umushoferi wanjye. Iyi modoka ahubwo maze amezi 3 nari narayibuze. None rero sinibaza ukuntu mumubonye hano yakora impanuka hano, ni he yayikoreye? Yaparitse agwa hano. Wa muntu wanjye azi utuntu kabisa. Ndaye naravuze yuko nzamubona yajya hehe ahantu hose nzamubona. Yarayikwibye. Uyu muntu yarankoreraga. Noneho nyuma nza kuza nkura mu mujyi, nza kuza kumuhamagara ngaze amfate mu gutaha. Arangije uyu mutipe yaje guhita nkuranaho telefone anshira, nakubwiye ngo urumva maze amezi 3 narakubuzi, ubu ndagufashe ntago uzabinyishyura kuko ndagufasha umujura wawe, mwizere nkuvane Nyaruguru ngo akazi nurangiza unyibira imodoka we nta nisoni. Sinakuvanye namuvanye Nyaruguru ndamufasha ari umukene, araza muhakazi naranyibira imodoka nta soni. Ako waramwambuye rero ko waramwambuye? Ntabwo namwambuye, genda muhembye neza nani deni ari murimo, ahubwo yavugaga ko waba wanamuteje ibintu abaturage bari kubyita. Narabimuteje tubwire twumvire ngo ukira. Naringeze hano ruguru asubiza imodoka inyuma gake gake, ageze hano ava mu modoka yishima mu mutwe gake gake, arangije ajugunya ingofero mu modoka, arangije atayitura hasi, arangije ngo vaho yifate ngo ubundi ngo vaho yifate ngo yiparitse hano ngo narajyanye amezi 3 ngari kunyambuye amezi 7 nkujyana abana ku ishuri. Wabyiyumviraga neza? Nabyiyumviye narindi hano kandi hari n'abandi babyumva. Njyewe uyu mutipe namuhaye akazi. Tukubaze, waruvuze ati wamuvanye Nyaruguru nyuma yo kukwiba, ati aho azajya hose uzamufata. Njye nari mbizi neza ko adashobora kuncika. Ni iki wakoresheje kugira ngo uyu muntu abe uyu nguyu impamvu nakoresheje gutyo kugira ngo mufate, sibyo? Namuhaye akazi. Ngiye mu gihe cyo kunjanira abana, hari abana afite bajya ku ishuri, nkazinduka nkajya mu kazi gushaka imibereho nyine muri izi Kigali. Noneho nza kuza guhamagarwa n'abarimu, baranga ati si imodoka yacyuraga abana irihe kitaje. Mpamagara umukozi ndamaza bimeze gute, uyu muhamagara telefone yanga gucamo. Ageze aho yanacamo, abonye muhamagara cyane ahita yikura haramboroka anshyira blacklist ikintu muzi. Bigezeho ndavuga nese uyu muntu ushaka kuzamubona gute, urumva? Nge naje kubiganiza umudamu dukorana mu kazi, aranga ati nanjye ibyo bintu byigeze kumbaho, hari umuntu w'umumotari wankoreraga anyiba moto gutyo, atari ko nza kuza hari umuntu waje kubimfashamo, sibyo? Ati umuntu ashaka kubigufashamo, urumva? Ukaba wabasha kugaruza imodoka yawe. Nge nabikoze gutyo, natanze yanjye 500 kugira ngo mbone imodoka yawe. No. Ndabyumva neza cyane ibi bintu umubyeyi yakoze, ibisambo byatujengereje rwose. Kumva na mu imodoka ye ubundi amugirira neza, yavuze ko namusubize nabivuze ari kubivuga. Oya, we kubivuga nuko byamushyikiye byamugezeho, urumva? Njyewe uyu nguyu n'amezi murimo, urumva? Yarabatwaye namwishyuraga ku itariki 7, urumva? Nta deni murimo, namwishyuraga ku itariki 7, urumva? Itariki 7 nkamenya ngo muhaye amafaranga ye, sinigeze mwambura. Niba yarankoraga kucyo ataje ngambwe ati amafaranga nemera n'ukwezi. Reka tugusabe ikintu. Amafaranga ukwezi kumwe muyo namuhemba. Reka tugusabe ikintu. Abaturage bari yuko wowe waramwambuye. Ntabwo namwambuye. Ndashaka kumwishyura none akaba ari wenda yari yihembye imodokari yawe. Imodoka amafaranga namuhembaga, imodoka yangiguze amafaranga namuhembaga. Irayaguze. Ntabwo na. Okay, no umva dufasha. Ubu tuvugana ni ikintu kimwe, sibyo? Turi hano nk'itangazamakuru. Ubu tuvugana ibyabaye, abaturage bamureka tubanze twumvikana. Ibyamaze kuba ni mama nde? Mama Dive ibimaze kuba byamaze kugera hose kuko urabona ko biri kuri kamera. Turashaka kumenya nk'itangazamakuru, uyu muntu ari bubyuka ni igiki wakoresheje kugira ngo abe yafatwa nyuma yo kwimodoka? Uyu muntu rero kugira ngo abyuke hano, urumva? Ngiye mfite umuganga, uwo muganga wabikoze. Shobora kuba nagira iki namuhamagara akaba yagira ikintu akora kugira ngo uyu nguyu ave hano. Yaza akabikorera hanga ku karubanda. Oya, ubu twavuganye, urumva?
ambwira ko ari muri za Tanzania kuko urumva ari n'igihe bamuhamagara akajya Tanzania ntago ari umunyarwanda aba mu Rwanda akorera mu Rwanda ariko ntago ari umunyarwanda n'umunyatanzania ubwo rero urumva birasaba ko urumva ndi buhamagare turi bumuhamagare nda online oya yabikora online ngiye nataye umutwe sibyo mwamfasha sibyo muhamagare tubashe kumenya oya uramuhamagara se birakunda uramuhamagara uri mu Rwanda ari muri Tanzania birakunda genda muhamagara kuri WhatsApp turakoresha WhatsApp sibyo ariko ikintu ushakamo kimwe urumva ndasaba yuko urumva wamfasha iyi telefone urumva njyewe ese arabasha kuvuga turamuvugisha kugira ngo abashe ni ikintu barimo kumuteza muve mu nzira oya muve muretse mwigire hirya gato jewe ni amezi arindwi arimo kuvuga amezi arindwi ngoro ya mwamu reka hamagara muganga we yaza bikemure turebe ukuntu bimeze ikibazo gihari ababireba amezi arindwi ubuzima ntaho buriye n'amafaranga ahubwo nimwumvikanishe na divine agira icyo abakorera sibyo agira icyo abakorera noneho muri rusange reka muri rusange twumve ukuntu bagiye kuvugana kugira tumenye ngo biragenda barakwemeje musore wanjye alo mwiriwe Nirebesha kuri kamera. Ego? Muganga? Nitwa Mama Dive. Nitwa Mama Dive uri arakana nyine ari wankoreka munere wari wantwaye imodoka. None ndamufashe haranu mubonye ameze n'abararyamye abaturage bahuruye bari kumwe ngo namwambaye amezi arindwi biki urabizi twarabiganiriye yenda wamfasha yenda nkareba yuko yabyuka ariko imodoka yanjye nayibonye rwose mbonye ibintu byawe bikora. Kuri kamera umurebe itoneka tumufashe nigire inyuma kugira neza ndakugira neza ngo nakwambaye amezi arindwi yahe nakwambuye ko naguhembaga neza ahubwo nakomeza gutya nansaba imbabazi noneho ndamukora ibirenze muganga mwiriwe amwishyure babarukane neza uri kuvugana n'umwe mu banyamakuru bari hano yego mumeze mute ariko nanjye amezi yanjye nyuma y'ibi byose tumaze kubona uyu muntu aracyaryamye ese uyu muntu ni iki kiri bukorwe kugira ngo uyu muntu ave hano nyuma y'uko yaba amaze kwerekana imodoka nk'uko yarayibye ntabwo ndimo kumva iby'uyu muganga wanyavuga mureke twumve muganga halo orojinari mwaretse tugakemura ikibazo mwababyeyi halo aho nzi harenze ahawe ntabwo ndimo kumva mama ngo iki ntagufata abanyatanzania bacitse intege nzajya nandi no mu butumwa nzagerayo wari utubwiye abantu bari gusakuza ngo iki n'abanyanigeria ko bakora aho nzi niho hesha arakurenze tumwegerezeho kamera dore nguyu uribe ngo ntazongere guhemuka nanjye ntibazongera none se muga harakorwa iki kugira ngo uyu muntu ave ahangaha ni ukuvuga ngo ikintu ndi gukora ndi kumukuramo ihembe nari namusubemo uri kumukuramo ihembe nari namwoherereje ariko mumubwire uwo mudamu hari 50 yari yampaye
mumusabe ko buri gihe mw'abantu mwe muceceke twumve uyu mudamu ngo ni ibiki hari 500 yari yansigiye ngiye kumushyikira icyo gisambo yagusigiye 500 umujura muri gukora umufasha asubiza amafaranga yo yari ibanyishyuye izina rya Yesu none ayo 500 yari yagusigiye ngo biragenda gute icyo gisambo kigomba kuyasubiza umubyeyi atakaza umwanya ni mumurambika telefone muri ibyo bitugu noneho wari byo gukora mwababyeyi mwe muceceke twumve pe ngo iki murambika telefone mu bitugu noneho mubwira ahaguruke mu bitugu gutya aho ngaho ni orojinari we turakurangira akazi kabisa arabirangira ahubwo jya umpe nimero yawe nanjye yimesha hari amasambo nanjye guhaguruka kugira ngo murabibona arakangutse wari uryamye hasi nyuma yo guhamagara umuntu ni igiki kiriya ikihe wamubonye ni ibiki ntacyo humura ntacyo bro byarangiye dore nyoko buja musohozanye sohoza nyoko buja ngo so vugana n'uwo muntu wawe rero muga Allo urakoze rwose urantabaye ko mbonye imodoka yanjye ndizera ko nta deni rwose ngusigayemo nta kibazo dufitanye ntacyo rwose urakoze imodoka yanjye ndayibonye tuzahura nzakugurira akana ahubwo nzakurangira n'abandi abahemu nk'abanga bajye bafatwa nta soni urakoze rwose nzajya nkubwira rwose wa mubyeyi ndagera nyoko buja ndagiye uya buhagaze utarumeze nabi nako ahubwo hari umushoferi ndasaba umushoferi wanjye ikibazo ufite kirazatandika